Ngiye kubagezaho amakuru ya Perezida Paul Kagame n'umuhungu we Brian Kagame hamwe na Rocky Kimomo cyangwa se Rocky Entertainment. Ikaze ndi umuvugizi wa Rwanda n'umugaragu w'ibyegeranyo n'amakuru Pero. Ngiye kubagezaho amakuru arambuye. Benshi cyane bari gucicikanya amakuru mabi hano ku mbuga nkoranyambaga ngo Brian Kagame, umuhungu wa Kagame yinjiye muri RDF kandi ni ibintu yinjiyemo kera cyane kandi akaba afite amapeti ahambaye mu gisirikare. Uyu munsi abantu bose bari guperezanta ibyo bize cyangwa se bari mu myiyereko. Abize bamaze imyaka 4 biga bari guhabwa impano n'impamyabushobozi z'ikirenga, bari gushimangira no kurahira barahirira igihugu icyo bazagikorera. Brian Kagame abenshi bamuvuzeho kenshi ni ibinyoma, we yinjiyemo kera kandi afite amapeti ahambaye, aracyakomeza kuzamuka. Uhagarikiwe n'ingwe aravoma. Tugaruke kuri Rocky Entertainment cyangwa se Rocky Kimomo. Benshi bavuga ko yagiye muri Amerika agiye kubaho ubuzima nka Dumba. Dumba nawe yaje kumenyekana nk'umusitari ariko utarenze, nibwo yaje kujya muri Amerika akaba asigaye atema ibiti, ako kazi kamutunze, agahabwa miliyoni 3. Miliyoni 3 z'amanyarwanda uyagereranyije ni $3,000 by'amadolari mu manyamerika. Ariko ayo mafaranga uri kumva ari menshi, uko ibintu bibayo bihenze no kuyakorera yose ahita kubera imfabusa. Benshi bavuga ko uyu mugabo Rocky Kimomo wagafashe cyane, wari umaze kugira miliyoni y'abasubscribers, ko kujya muri Amerika ari ukubara nabi, ariko buri muntu agira icyo atekereza n'icyo avuga. Uyu musore rero akaba nawe yagiye kureba umukobwa akunda muri Amerika kandi akaba atazagaruka. Yasezeranyije benshi n'abakunzi be ko nta gikwe, nta n'imyaka 100 ko nta gikwe azakora. Uyu musore Rocky Kimomo wagaragaye nk'usobanura agasobanuye, akaba umwami wagasobanuye kandi akaba azi kwivuga imyato n'ibyivugo. Uyu Rocky Kimomo akaba yaragiye afasha abantu benshi cyane. Benshi bibaza se Rocky azagaruka? Nyuma y'uko benshi bahwihisha ibihuha bavuga bati Rocky Kimomo yagiye ku cyicaro cya YouTube muri Amerika kureba ko bamufasha kuba yagarura YouTube channel ye ikongera igasubizwa monetization. Ariko ubwo yavugaga ikibazo cye YouTube channel yagize, yagaragazaga ko ari akantu gatoya, ariko abantu babigize ibintu birebire.